afite imikandara 6 kata zose ukoresha kuzivuza ibaze ko afite imikandara 6 sizo mvuze sizo nakoresha none sibwo ndamutse nkamba kambye nkagenda buyoka ushaka kugira gutya ukagira ngo ngasiga ncanye hariya ushaka gufata akantu nkagacana hariya none ngiye ngacanye hariya ngiye nkagenda buyoka wajya kumva nakuguye hejuru n'indi ya kabiri afite 2,000 atubwiye ebyiri gusa kuko mujura mushaka mubabwire ahubwo birinde abari uvuga mujye mubabwira uko abajura oya babimenye bamaze ibintu munce zo muri Kigali ho baracitse cyane Kigali nuko ari ingabo z'igihugu hose ariko nta zirahari inka zirahari zahaba ariko hano mu cyaro twebwe ahubwo simbabeshya muri abanyamakuru rwose simbabeshya ahubwo twebwe mu cyaro hano hari ukuntu duhohoterwa tugahoterwa ku buryo ufata n'umujura nk'uwo wanamutanga ibanamutwara ahubwo bagatwara utarakoze icyaha aho ni wabera ikibazo no gukora ubuvugizi gukora ubuvugizi ushobora gukora ikintu ukagikora pe wakoze ikintu akagurwa utakoze ikintu akagenda ndabyumva ngenda bivuga kadusoze ese utu dushyimbo ko ubu ngubu udahari wadusiga ntatwanura none se muze ikindi kibazo abajura biba ibirayi kuki batibi ibishyimbo musigara hano ibi bishyimbo hano kugira ngo abihanure akuze yabihanuriye uryamye kuri kiya giti ntiwamukubita umwanda ntabwo hano baratinya abari mu rugo abazi ko na nyirabyo baraye mu nzu ntago ashobora kuza ko oya niyo abazi se kuraye hehe ariko uzi wabyo gutwara byo mu kinani kuna ubuye ngo ndabirarira wamenye se ndaye wamenya araye ushobora kubona ndi hariya ushobora kubona twiriranga ku mugoroba nisazi wamenya naraye ntago wamenya aho naryamye mu nzu yanjye wabigwirwa n'iki ariko ikintu mbabwiye abajura ahubwo nibashaka bihane kuko Kagame Paul ntabwo ashaka umuntu kubagana oya ibyo ntago bishaka leta y'ubumwe ntago ibishaka ndashaje ariko nge mbabwiye ko bose ndabivuga nkomeje kuko ngewe umuntu uzasanga mu myaka yanjye tuzasaba nabiri uzaba babiri kuko mpinga areba barakina urusimbi bagira gute niyo ndirimbo naricuranze urubyiruko ngo mureke urusimbi do rusimbi rukuru ubujura do rucura uburara ubwo manzi sinababeshya iyo ndirimbo ndazicuranga kandi ntibumva ahubwo bakambwira ngo cya gisazi cyarasaze bakampindura umusazi bazakubona ariko na leta irabahagurukira irabahagurukira n'ubundi wageze ngo hari umuntu mu isoko mu mujyi i Kigali hari ucamura oya byarashize bya bindi by'ubwesukoro bwaye byarashize iby'ubwesukoro icyambere n'urukundo reka tugere tutaragenda reka dusoze banzo duha impanuro urubyiruko umuco uri gucika ibintu by'ingoma impamvu ubona twaturutse za Kigali tukaza kubireba inaha nuko biri gucika nta bihari umuco urimo uragenda ucika ubu ngubu njye mfite gahunda impanuro ntubona nk'ababana bose muze sha gawe wazi kuvuza ingoma muze banguki ndabatoza aba bana imbatoza ingoma cyane ubu ndimo kubatoza ko muze sha muze mano muze muvuze ingoma ndagira ngo mugume ku ngoma umuco nyarwanda uzakomere muzitereke wazigira gutya bana nizigumira nta kibazo ubundi umuco era mu bana abana ndabigisha muze basha muze kangufasha mikoro mfasha mikoro kubasukira ingoma reba arabizi n'ubwo burabizi bwose fata umurisho munini murisho nta wundi murisho sha akakuna kuzukuru kanje bugahaye karabuhasha yado ngwino ukubitiye iyo haguru byara kuri yayo ruguru ngwino ya ruguru hano fata kuri akanakuzukuru kanje nako mbonye kubasukira
urakoze rero turacyariho umuco ntugacike kandi ntukabico John ndagira ngo rero ugire icyo ubwira aba bana n'abandi bantu bari mu gihugu bose kugira ngo dusigasire umuco. Ndabashimiye cyane mu gitaramo dukoze, ndashaka kubera kugira ngo hano iwacu hazasigare umurishyo w'ingoma. Niyemeje ngewe mu Rwaneza Yohani mwene Tanazi by'imbwa byatora ingabo sebisambu bya Mahaho ko nzasiga umurage w'ingoma nkawusigira abana n'abuzukuru banjye bagasigarana ingoma ku gicumbi cy'umuco. Bakaba hari ikintu umva abana banjye buzukuru banjye muze gwino hano cyane muza n'ibisomyo biramvura ingoma bibereke nabyo bamenye biramvura ingoma. Mugire vuba mwihute, mugire vuba, barashaka gusoza. Mugire vuba, muzane igisomyo, muzane imbazo, uzane n'imbazo cyane mutwaze sha babire bavutabya bagira ngo guhita mu nda y'ingoma apfa guhitamo. Hari ibisomyo bimanuka bikamanukamo bigahitamo hasi nk'iyo shakwe ntago wapfa kugira. Haravuga ngo barasatura bagahinguranya woya nk'iriya nuko yibarutse buriya nakirambuye nyirambuye nza kurwara gisigara aho nakirambuye iza kwibaruka iribaruka buriya cyo kura kwibaruka nuko kumeneka ikubyara kungoma nuko ipfumuka nk'iyiba yapfumutse. Nibavuga bavuga oya nibyo mbabwira nanjye nyine buriya yaribarutse doriye yibarutse umukobwa n'umuhungu. Urabona hamwe habiri hatatu hane hatanu tandatu ubwo n'abakobwa n'abahungu cyo bita igisomyo ngiki bifasha umurishyo. Ubundi umanura amabango uyishyira ahantu ukayishyiramo umanura amabango 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 umanura amabango. Cyo rero ibi ni ibisomyo. Iki rero igitahura cyane, iki kiratahura. Iki ngiki kimanura amabango yo gitera cyane. Rero ikibazo zira ntebe z'inyarwanda nibivure wumva nibivure wumva ndore ibe yita imbazo. Wayibonye iyo ni imbazo yo muvure. Imbazo muvure amaseko nko mu murima wawe mu birayi byawe umujura wawe ukagenda kwiryamiramo kuryamiramo akaza wamuhinga wamurangiza wamuhinga iba yita imbazo kuko igi uramutse witeye umuntu ayitera umuntu bagufunga rwose. Ariko nawe intwaro irusha n'imbunda kuko watera hose urutugu barurangiza aho watera hose. Ikiro kubaza nawe ubajije nabi ugakubita ku ivura rica. Abana rero bagomba kwiga kubaza no gutandaraza ugatandaraza ukabaza wira gutya umanura kikanyura hagati mu maguru kiba cyita imbazo n'imbazo. Yego dusoreje ahangaha rero reka ubundi tugane ku ivubiro ubundi naho baze kutubwira amateka yaho. Nshuti bataramye naha dusoreje igitaramo cyacu y'igice cya mbere. Umaze gutema amabango ushaka kugira ngo uyitege neza akanakuna bakita umutwero biga ngo se mutwero ngo twera turore naka twera turore. Ubwo rero izi ntebe rero ni itera dore abakeneye bino bikoresho byose mu muco nyarwanda amatorero n'abandi batandukanye baze ihuro John abakorere ibi bikoresho bitandukanye. Gutaramana akagaruka murakoze murakagira Imana u Rwanda n'amafaranga. Amahoro.